icyo nasaba abanyarwanda nyuma yo gutsindwa na Nigeria, navuga yuko rimwe na rimwe habari na realite. Ni Nigeria twakinaga, ntabwo numva yuko Nigeria kudutsinda byahita bituma abantu bataza kudushyigikira, kubera yuko ubundi bakagombye kuza kudushyigikira kuri Lesotho ngewe ku bwanjye kurusha kuri Nigeria, kuko navuga yuko muri realite Lesotho birashoboka cyane kuyitsinda kurusha gutsinda Nigeria. So niba ikipe rero bishoboka kuyitsinda, ni nabwo dukeneye abantu badushyigikira. So icyo nabasaba rero nuko batacika intege kuko twatsinzwe, ahubwo bakaza kudushyigikira nkuko bari baje ejo bundi kuri Nigeria. Kandi ndabizeza yuko bitewe n'imyitozo turi gukora, bitewe n'ukuntu abakinnyi babizi yuko match tuyikeneye cyane, nabasabe ko bazaza kudushyigikira, tuzatanga ibishoboka byose. Murakoze.